bakunzi bagubwa neza TV, reka twongere tubasuhuze aho muherereye hose, abari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'uburengero bwaryo. Tuje no munsi rero kubagezaho umunsi w'ibyishimo, umunsi umwe ku mubyeyi Rusi ndetse n'umugabo we bashakanye kuri uno munsi. Rusi umenyerewe gukina mu mafilime agiye atandukanye, harimo Ibanga Rikomeye, harimo Kwihorera, amafilime menshi agiye atandukanye yagiye agaragaramo muri sinema hano nyarwanda, yagiye agaragaramo nyinshi. Rero uno munsi yakoze ubukwe bw'igitangaza, ubukwe bwari bwiza cyane kuko bwari bukuriye umusitari, harimo abasitari benshi bagiye batandukanye, cyane naho yashyingiwe akaba yari kumwe n'abana be b'abakobwa, harimo umukobwa umwe bita Ntakirutimana Sifa ukina muri filime, nawe yagiye agaragara mu mafilime agiye atandukanye. Abo bose ni bamwe mu bamuserivaga, bagiranye ibirori byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero tukomeze tubaha ikaze. Ubwo bari batangiye binjira, batangiye babyina, byari ibyishimo, binjira muri sale. Turakomeza rero tubagezeho uko ubukwe bwagiye bugenda, reka nawe wikurikirire. Byari ibyishimo kandi byari bikomeye, byari byiza cyane, ubwo habayeho gusaba no gukwa. Nyuma yabwo hakaza kujya imbere y'Imana. Ni ubukwe bwari bushimishije kubona ubukwe bw'abantu bakuze, umubyeyi ushyingije yongera gushaka, byari ibyishimo, agashakana n'urungano rwe. Dore ngabo baraberewe ubwo binjiraga muri sale babyina bameze neza, byari ibyishimo. Ni ubukwe bwatashywe n'abantu benshi kandi bari bishimiye ikirori rwose, bigaragaza ko wari umunezero. Yagize ubukwe utakigera ubona ahandi. Nibwo bukwe nabonye bw'abantu bakuze bitabiriye rwose, wajyaga utekereza ko ufite imyaka, urashaje cyangwa se ugeze mu zabukuru, ukumva ko utabukora. Nawe rero arabukoze, ubu ni ubugira kabiri akora ubukwe. Bwa mbere habayeho kuba atarikiri kumwe n'umugabo, atari uko ari ugutandukanya, Imana ibatandukanyije, ariko Imana yongera kumushumbusha undi mugabo, bagomba gukomezanya urugendo mu gihe cy'amasaziro. Rero ni Imana yakoze byiza, byari ibyishimo, bitabiriwe n'abarokore benshi cyane, kandi n'umwe mu barokore basenga. Nubwo ari umukinnyi wa filime, hari abibaza ko abakinnyi ba filime batajya basenga. Reka nkumenyeshe ko yari umurokore, n'umurokore. Rero byari ibirori bishimye, turahababyinaga rwose. Ari umunsi w'umunezero, n'umutware we baseka rwose, ubona ari ibyishimo. Abantu bahuruye baraza barabyina, byari ibyishimo rero kuri Rusi na Aimable. Abo bakobwa babiri bambaye imyenda isa aho ngaho rwose, urabona babukereye. Ni abakobwa be, umwegereye n'umukobwa nawe aherutse gukora ubukwe, akaba yaramaze no kwibaruka umwana rwose, ubu akaba ameze neza mu rugo. Uwo niwe umukinnyi nawe wa filime bita Ntakirutimana Sifa, agiye akina mu mafilime agiye atandukanye. Uwo mukobwa uri kureba rwose wahimbawe, wanezerewe, ni umukobwa w'imfura. Uzi gutahirwa ubukwe n'imfura yawe, ni ibyishimo, ni ibirori. Reka nkubwize ukuri, abantu bari bishimye, byari umunezero. Wabibaza twe twari duhari, abantu bahuruye bafata amavidewo, kuko bigaragara ko ari icyamamare ku buryo bukomeye cyane. Rero murakomeza mugende mukurikirana uko ubukwe bwagiye bugenda. Aha rwose babyinnye biratinda. Reka mbabwize ukuri, nibwo bwa mbere nabona ubukwe bwari bunejeje, aho umugeni yinjira bakabyina rwose. Nguwo rero Rusi na Aimable. Sare yari nini cyane, ariko yakubise iruzura, hafi abantu barenga 2,000 bari muri sare. Icyo nakubwira cyo, abantu bariye baranywa, nta n'umwe wigeze utaha yishwe n'umwuma cyangwa se yishwe n'inzara. Icyo nicyo nabonye, ni ahantu nabonye bashobora gutumira abantu benshi kandi bakabasha kubahaza, nta n'umwe kumwe abantu bagenda bavuga ngo ntacyo twabonye. Abantu basigaje, Imana
mbega ubukwe bwabaye. Iki nicyo kigaragaza guhemba kw'Imana rero no kujyaneza kw'Imana. Bari bamaze rero gufata keke bagiye guha imiryango. Byari ibirori rero, byari ibyishimo. Rero mukomeze mukurikirane uko ubukwe bwagiye bugenda. Ndaje nanjye mu mwanya rero dukomezanye. Azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana. Ntutinye nuko ku mutima muri kumwe. Azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana. Ntutinye nuko ku mutima muri kumwe. Ntazagusiga, ntazaguhana. Ntutinye nuko ku mutima muri kumwe. Ibihe n'ibihe azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana. Ntutinye nuko ku mutima muri kumwe. Ibihe n'ibihe azabana nawe. Ariko si nzamukuraho imbabazi zanjye, sinzivuguruza umurava wanjye, sinzica isezerano, sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Humura ibyo mwavuganye no kubikora hazabikora.